turabashuje mwese bakurikiranye C4 TV. Welcome back. You need to offer unda kubaha welcome babwira ngo muze muturebe. Dufite ibiganiro byinshi byiza, dufite abatumirwa benshi kandi batugira inama, batwungura ubumenyi butandukanye muri iyi systeme ikomeye ya Amerika. Nkunda kuvuga ngo Amerika iri mu masysteme agoranye cyane kuyumva, aho usanga nkatwe cyane cyane abantu babimukira baje bushyashya bibagora, ariko iyo tugize umugisha tukabona abantu bashobora kuba baratubanjirije cyangwa se bazi inzira zitandukanye banyuzemo kugira bagere ku byo bagezeho kandi bakaza kubituganiriza, hari benshi bifasha. Rero mbahaye ikaze nanone aho muherereye mwese mu bice bitandukanye bigize Amerika, ndetse hari n'abandi badukurikirana bari ahandi, bari mu bindi bihugu, bari mu Rwanda, n'abandi bari wenda n'abandi bari mu bindi bihugu nko muri Europe n'ahandi hose. Ndizera ko mwese muri kugira ibihe byiza. So uyu munsi rero nagize undi mugisha kuri C4 nakira undi mutumirwa, n'umuntu ufite inkuru itangaje. Maze igihe kinini nifuza kuganira nawe, uyu munsi byakunze. Alright, so our guest ndumva twamuha ikaze akatwibwira, twatangira ku mazina ye, akatubwira nka story ye gatoya, tukamwakira hano kuri C4. Urakoze cyane Tofa. Amazina yanjye ni Claude, full name ni Claude Niyonsenga, Jean Claude Niyonsenga. Turabaturanyi hano muri Ruvo, niho mba, niho nkorera ya ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Ukuntu ntari nkuzi rero. Ariko njye narakubonaga, ariko kubera nanjye umwanya mutoya n'iki ukuntu umuntu aba agenda kugira ngo abantu bahure bikagorana. Hano ujya usanga abantu benshi ntibaravuga badakunda kubonana, usanga life ya hano iri busy ku buryo nk'umuntu mudahura buri munsi usanga rimwe na rimwe uzi ko atahaba, mwahura ukavuga utuye hano muri Ruvo, tumaze kuba benshi cyane. Kubera ubuzima bw'iki gihugu ukuntu buba buteye, twese butwuburira guhora turi fast. Okay. Ni Claude, turamwakiriye. Hari umutipe nkurikirana cyane yitwa Trevor Noah, ni ukunda gusereza abantu benshi ku isi. Ndumva warabikamiritse ukuntu abantu ubu ngubu bihuje n'ibintu bakora. Iyo ubwiye umuntu twibwire, utavuga wenda nitwa runaka ndi umunyamategeko, nitwa runaka ndi umuganga, nitwa runaka ndi umushoferi, ibintu nk'ibyo. Usanga identity binakora yayihuje nawe ubwe. Ariko ngo mu bindi bihugu yabivugaga ko mu banyamerika aribo benshi bameze gutyo, ariko abandi bantu bo mu bindi bihugu cyane cyane nk'abafaransa nibo bantu ngo batandukanye. Iyo umubajije ngo tell me about yourself, ubwira aravuga okay nitwa Claude bigahita birangirira aho ngaho. Cyangwa avuga ngo niho muco wacu ukora iki, reka jya uvuga I work, nkunda siporo, nkunda gutembera, ntago bajya bavuga akazi. Ndumva wowe warabiborotse rero. Nawe systeme ya France urumva niyo umuntu aba yaragiye akoreramo, nubwo tuza tukaba aha ngaha, ariko urusanga nyine aho twakuriye ariho ibyo bigenda bitugira. Ariko gusa rimwe na rimwe imirimo yanjye irebana n'ama event, kuyategura, harimo kugira ngo aho abantu bicaye habe hasa neza, ibyo bakoresha bibe ari ibikoresho bizima. Urebye nibyo cyane cyane n'ibyerekeranye n'ama event. Alright. So nibyo tugiye kuganiraho none. Tugiye kuganira uburyo Claude yabashije kubaka brand ye, ikaba irimwe muri brand navuga mu bintu bijyanye na decoration, aribyo tugiye kuvugaho. Uburyo yabashije kuba iba nini, akanaba yabasha no kuyagura, agakorerana n'abantu benshi batandukanye bitandukanye n'ibyo tumenyereye cyane. Ariyo nkuru ugiye kutubwiraho, ariko mbere yo kutugeraho ngaho I'm gonna ask you some questions nkeya kugira ngo nguhe welcome. Okay. So ikibazo cya mbere ngiye kukubaza kiragira kiti uramutse uhisemo ikiryo kimwe warya ubuzima bwawe bwose, wahitamo iki? Kumbe buriya tugiye kwita dutangira ku bibazo nk'ibyo ngibyo. Nibyo. Buriya hari indyo nkunda, ariko nubwo ntayirya buri munsi, ariko nyibonye najya nk'umara nyirya. Ariko byatewe naho nabaye, niyo mpamvu nyikunda.
ntabwo ikunzwe kubizwi kereka abantu bakeya, ni yitwa biryani. Biryani n'umuceri ariko utetse muri ubwo buryo. So harimo ibintu bijyanye n'abahinde. Ni umuceri ushobora kurya morning gutyo. Urumva ko n'abari on backstage nabo bari kuvuga yuko bashobora, kuko ni indyo ushobora kurya ibiri mixed ibintu byose. So ushobora kwirya mu gitondo, saa sita nimugoroba, iminsi yose. Nubwo ari ibyo wacu ari n'umutsima. Okay. Biryani forever. It's like hari chicken biryani, egg biryani, so amazina agiye atandukanye. Ariko n'umuceri. So akandi kabazo, uramutse ushatse uhisemo guswapinga cyangwa guhinduranya ubuzima ukaba undi muntu mugahinduranya, ubwo ni ukuvuga n'ubuzima, umubiri we, body, ibyo akora, lifestyle, ibintu byose ukaba we, umuntu uri famous cyangwa se umulida, anybody urenze yaba ari inde? Ni ikibazo kigoye kuko gufata ubuzima bwawe ukajya kubukomparinga n'undi nabwo ni ikintu kigoye, cyangwa se kubuhindurira mu undi. Ahubwo yenda nagisubiza mvuga ngo ese umuntu ubona wumva uri turi kuvuga umuntu donc nafata ubuzima bwawe. Ikibazo uwo navuga ashobora kuba afite ABC ariko atafite ya D, adafite donc point zose nshaka kuba naba nkazo. Ariko yenda hari ushobora kuba afite ABCD, nkavuga ati yenda bitewe n'ukuntu mbona characterize, ukuntu akora muri ubu buzima. So mu buzima bwo gukora, kuba active, mu buzima bwo kuba active, imibereho ya buri munsi, even na body ukuntu akora, na businesses ukuntu azikora, mindset ukuntu akora. So na choosing like n'umustar niko wambajije. So na choosing nka Dwayne Johnson, it's like The Rock. Dwayne Johnson. So ubundi akunda kubina ni DJ, ariko ubundi ni The Rock. So kuri we abantu benshi bamuzi nko muri sector imwe yari ama wrestling bakora, ariko kuri business uriya ni umuntu uri open mind. Kuri filime ngire ngo niho ngiye n'amafilime buriya ni biri behind, ni ibyo akora nyine kugira ngo igaragare, ariko afite different companies zifite ama different business akora. So kuburyo ni umuntu uri ufite open mind. Muri Jumanji ngiye niho muzi muri Jumanji, kuma movie abenshi bamuzi kuma movie, ariko buriya agira ama company y'inzoga, amavuta, agira ama champion y'imipira hano ya zino za football za hanga. Afite champion, afite ikipe ikina football America, champion pani ikipe. We no kuvuga ngo afata champion nk'uko tubona izi champion zindi, agatumiramo amakipe akaza agakina bakabahemba. Agira ama competition atandukanye, agira ibintu byinshi, ama project menshi. Nawe bumva ugomba gukora ibintu byinshi cyane nkawe bitandukanye. Ntago nageza, ariko buryo iyo umuntu aba yumva ashaka gukora, so uba wifuza kuba wakora cyane. Alright, so akanyuma ndi kuguha ikaze mu kanya agiye kubaza ibintu byinshi cyane, agiye kudusharinga. Akanyuma nakubaza, uramutse ufite buto imwe wahitamo muri izi buto ebyiri mu buzima, buto yo gusubiza ibintu inyuma ukongera ukabisubiramo, cyangwa se ukabikosora niba ari ibyo ushaka gukosora, cyangwa niba ari ibyo wakunze ukongera ukabibamo, rewind button, cyangwa se pause button, cyangwa ugashyiraho pause ukavuga ngo ubuzima nyine mbekizaho agapose, ubwo nushyiraho pause uraba freezinze cyangwa urabuhagaritse time giye kongera kugenda imbere. Niba ari ibyo ushaka kubamo ukomeze ubibemo, cyangwa se niba ari ibyo urushaka gukosoramo muri icyo gihe urimo, ibintu nk'ibyo, wahitamo iyihe pause, wahitamo iyihe button, pause cyangwa rewind, gusubira inyuma cyangwa kugumaho uri ukaha freezing? Ariko buriya no mu buzima ntusifuze gusubira inyuma, kuko ni nka bya bindi bavuga ngo ni nko gukura nk'isabune. So if okay ugomba guprojecta ujyana imbere. So kuri nge nacuzinga gupozinga. Impamvu ncuzinga gupozinga nuko igihe naba mbona ko ari urugendo rw'ibyo ndimo, nkambona hari ukuntu ndi kutabikora neza, even no mu buzima bwa buri munsi ndabikora. So
ushobora kuba wasitopingira aho ugeze ukongera ukabitekerezaho, ariko nimba byarahise it's already byararangiye, nta kintu mbishakaho, nta n'icyo mbitezeho. So you are more pause button ukagumaho uri freezing. Wow, all right, welcome back rero kuri C4D. Turi tubazo namubazaga nawe muri background, niba washyiraho ukadushyiraho tu ice breaker questions, tuba abantu hari utubazo abantu tubafasha kongera gutekereza, ugatekereza utuntu utajya gutekerezaho. All right, Claude rero ndakwakiriye kuri C4D. Menye inkuru yawe, nishimiye ukuntu ukora ibintu byawe, wenda ariho twahera ukatubwira ukuntu wubatse brand yitwa harya ngo iki? Company yanjye ubundi yitwa Neo Business Group. Ariko urimo NB. So iyo Neo Business Group, that means group ikubiyemo nyine different business. So harimo NBG event ari ikora ibintu by'amadecoration n'ibiki, akabamo na event renting ibikoresho bitandukanye byo mu ma event, intebe, amameza, like ma sound, like ibintu bikenerwa mu ma event atandukanye, yaba ari Paris zisanzwe, yaba ari za government, za mamakwe iki. So wow, zigiye bitandukanye. Bo tukiri aho ndi kugira ngo wenda mfasha abantu bumve impamvu nakomeje mvuga nifuje kuganira nawe. Abantu benshi bakora ibintu hano ujya usanga either ni ikintu yabonye wenda gikenewe, cyangwa se abona undi muntu ari kugikora agahita avuga ati nanjye reka mbikore, hanyuma market cyangwa se audience y'abantu bagenerwa ibikorwa by'icyo kintu ni bande? Ugasanga ni abantu biwanyu. Ariko Claude, impamvu nishimiye kuganira nawe nuko we ibintu yabishyize ku rundi rwego, reka nkoresha iryo jambo. Uravuga ati abantu biwacu ni sawa, nabakorera communities, ariko ni gute namenya n'abandi benshi cyane. Ariyo nkuru ugiye kutuganiriza ukuntu wabashije gukorana n'ibindi bigo ukamenya. Hari nk'inkuru bambwiye, wenda uraza kuyitwibwirira wowe, ngo event wigeze ukoreramo ni umuntu wari ushaka decoration mu bukwe, ariko muri hoteli, mu bukwe muri hoteli baramubwira ati twe package yacu birimo decoration. Aje bamwereka decoration, akamwereka ati ni ibi ngibi nshaka, aravuga ibi ntabwo nabyemera, bwo kuko urumva amenyereye bahita bashyiraho udutambaro akabura decoration. Rero aberetse ibyo ashaka ngo baravuga ngo yanga ibi ngibi ngo ntabwo twabikora, ngo ni royo, ngo ni ibintu by'abakire cyane. Ari ibyo mwebwe mwirirwa mukora buri gihe, mukorera abantu bacu, twe mwabidukorera tukumva ni ibintu bisanzwe, ariko we yaravuze ngo ni ibintu bihenze, ari naho wahise utangirira. Iyo nkuru niyo cyangwa barambeshye? Oya, nibyo. Ubwo umuntu waguhaye agomba kumumenya. Ni marketing yagukoreye, agomba kumenya. Ibyo uvuga nibyo. Akenshi tuba dukwiriye kugira creativity mu buzima kugira ngo tubashe kugira ikintu twakwikorera. So muri iyo sanse nibwo nanjye nabitekereje, ese niki nakora, niye creativity nshobora kuba nakora kugira ngo ibe ya boominga from kuri community zacu, ariko ifite projection yo kuba yagera no ku bandi. Kuko nimba nakubwiye ngo ni NBG event cyangwa NBG rental, dufite na plan yo gukora n'ibindi, kuko ni group, harimo na plan yo kugira na center. So nukuvuga ngo ibyo byose ntago bireba community zacu zonyine, ahubwo birareba n'undi muntu wari we wese. Maybe amoko y'abazungu ari ahangaha, abazungu bahangaha, the Spanish bari hano, bitewe nuko bisanga mu ma event yabo. So ariko cyane cyane ahantu bishingira ku mico, kuko tugiye dufite imico itandukanye. So muri iyo mico rero y'abantu bo muri za East Africa, hari abantu usanga bari muri West, hari abandi noneho bazangaha baturuka muri Asia n'iki. So kubera rero kugenda menya imico myinshi itandukanye, byatumye nicana nawe gatese niki nakora kugira ngo abo bantu binjiremo, so kuburyo ushobora kubasha ku accessinga gukorana nabo iyo market yabo. Ese niki bakenera? So usanga rero buri mu community yose ikenera event runaka, amapari, ama anniversary, ama graduation, ntago bigira ngo ni ubwoko cyangwa se ni categories z'abantu. Abo bose ukabakorera. So abo bose uje agana avuga ati ndashaka iyi service, umwereka package yiwe, ukamwereka ibyo ashaka, ukamubwira
ku buryo ashobora kwisanga mwakora. Wagiye umenyana nabo gute kugira ukore iyo network no rugira abo bakiriya, kuko abantu benshi usanga bakorera abantu buriya hari ikintu tugomba kubaha cyaje, ikintu cyitwa internet. So kuko ntago bundi abantu ntago byari ngo abantu bakumenye, so ahubwo ibyo ukora ukabishyira kuri internet, ukabishyira ku ma social media. Dufite ama social media menshi atandukanye, Instagram, Facebook, rimwe na rimwe tujya dukoresha na WhatsApp, ariko nk'abazungu bakoresha cyane cyane ama Facebook. So kubishyira ku ma Facebook, kugira ama website, ibyo ni ibintu bituma abantu bo hanze bagira babimenya. Even no kuri Google, kwa kuntu typinga ugasearchinga tese the event ni gute nabona umuntu nkorera iki kintu, ese niye na rating iki kintu, ese niye nakora iki. So usanga nk'izina ryawe ripapinga, ugasanga wamagawe n'umuntu to expecting kanazi. Ugeragije market yawe kuri pourcentage nabahe benshi ukorera cyane? Ubu ngubu turacyari bene wacu nibo bakiri benshi, ariko bitavuze ngo no kubareka nabo nkabakipinga, ariko noneho nka moving forward kuri aba bandi twaje dusanga muri iki gihugu, kuko ni market nabo bafite market nini cyane. Bafite ibintu byinshi cyane ba planning, so specially nk'ama event manini. Ndibuka ubwo nazaga ahangaha, hano habaye event nini iba buri mwaka, Taste of Africa. Ni event nkoramo buri mwaka, igiye no kuza abantu tunabibutsa ko mu minsi iza turayamamaza. Nk'iriya ni event nubwo ikorwa natwe, ariko itumira abantu benshi. So iyo rero itumira abantu benshi, hakaba harimo igikorwa cyanjye nakoze, even na governor aza n'abandi bantu baturutse muri government bakabibona. Ashobora kwicara akavuga ati ninde wakoze iki kintu, ninde wakoze iyi design, like nk'ina background nk'iy'ubushize, nka background y'ubushize y'imisozi. Harimo abantu batamenye what meaning y'iriya misozi nakoze, kuko ishobora kuba ari background easy ariko ifite meaning. Kuko nganira namwe byari nko kugaragaza meaning ya Afrika, kubera n'amantuza mwari mufite na teme mwari mufite by'imico. Meaning ya Afrika rero ni ugukora ibintu by'imisozi. Ibihugu by'iwacu biri mu misozi, buriya benshi ntabwo babimenye. So iriya misozi rero iri umukara kandi irimo urumuri, that means ni iwacu, ni muri Afrika hahora urumuri, then bigatanga message. Gusa nuko burya art ntabwo igaragarira buri muntu wese, bisaba kuyisobanura. Bisaba kuyisobanura, so utabonye kuyisobanura buri wese ayifata uko ayibonye. Ariko muri meaning yanjye ngiye icyo nari nakoze, nashakaga navugaga ati nimba ari Taste of Africa, ni ibyerekeranye na Afrika, ni umuco wacu wa Afrika, ntabwo ngende ujye guprojecta kuko hari abandi bari bukina ibyandi by'umuco. So ndakoramo imisozi, nibyo mwabonye nakoze. Wowe ubwo wenda tutangire ugere muri iyi business cyangwa se ubikora, uburyo urugendo rwawe rumeze n'uburyo ari ibintu wenda wakundaga. Turaje tuhageraho ngaho, ariko impamvu wenda turi kuvuga kuri iki kintu ni uko usanga hari akantu abantu bakunda kuvuga, hari ikintu bita ngo hard behavior. Hard behavior ni gukora, mu kinyarwanda cyiza byita rukurikira izindi. Rukurikira izindi urayizi, ni ukuvuga ngo uraje usanze abantu bari gukora ibi, nawe ugahita ukomerezaho mukajya ukora nk'ibyo abandi bakora bose. Niba uturutse muri Afrika, uraje ugeze hano barakubwiye ati umuntu kugira abone akazi akora muri UPS, akora muri Amazon, nawe ukagenda ugakorayo utarebye ubushobozi bwawe cyangwa se ibintu ufite. Wowe ni iki cyagufashije ukigera hano kugira wumve ko utagomba kujya muri ibyo? Uravuga ati ngiye gukora ibi ariko ndashyiramo ubu artiste bwawe. Ni ibintu wari usanzwe ukora, ni ibintu wakundaga se, wabitangiye ugeze hano cyangwa bitangiye kera? Oya, ntabwo nabitangiye kera. Yenda namenye ko mfite iyo art ari uko yenda ngeze mbashe kuyi-explore, ariko ni ibintu narebaga nkashobora kuba natindaho umwanya ndi kubitekereza cyane kubireba. Mvuga mbere ntabwo wabikoraga? Nakoraga ibindi. So ibyo rero kuza burya tukavuga ati twese ko tugeze ahangaha tugiye gukora muri UPS nk'uko babivugaga, niho dushaka gukora. Burya mbere na mbere yuko burya uje ugeze inaha, akenshi usanga abantu bakwakire nibo bakwa affect bitewe n'ahantu bakujyanye, cyangwa se bitewe n'ukuntu usanze nabo bameze.
so ikintu kiba kigoye kugira ngo umuntu abashe gukurikiza ni passion yiwe, donc icyo we yiyumvamo ukaba ari cyo uha priority more than y'uwo muri kubana cyangwa wakwakiriye ariko kujyanamo. So sometimes hari igihe ushobora gukurikira passion yawe, wa muntu wakwakiriye akabifata nkaho uje nabi, si yaje gutya bigeze, ariko mu by'ukuri ufite ikintu cyakuzanye, ufite ikintu kikurimo, kuko hari nk'umuntu uza avuga ati ngenje mu ishuri nje kwiga kandi ndangiza kwiga ngomba gukora iki ngiki, yagera ahangaha yakwakirwa nanjye wikorera muri UPS n'urugero nk'uko wari ubivuze, akakubwira no wijya hariya, so dore ngwino njye kukwereka akazi, ukavuga ati uyu muntu ko yanyakiriye ntabwo ndi bumusuzugure, ukajya muri iyo UPS ukabona amafaranga, then ukawucenjinze ya passion yawe. So ngewe rero ikintu cyamfashe nuko icyanzanye, donc passion yanjye kuva na kera no kwikorera. Kuko gukorera abandi biravuna, twese turabizi, kandi nanone kuri experience kugira ngo umuntu agerageze, okay, no kwikorera nabyo ni stress, ariko burya ikaba stress yawe, itari stress uri guterwa n'abandi. So ngewe rero nagerageje gutryinga kuvuga ati reka nze ngerageze ndebe ko na tryinga kwikorera, ese nakwikorera iki. So mu buruko nguko rero niko nicenda wese niki nakora cyatuma mbasha gukomeza gufunction. Uti passion buri muntu agira passion itandukanye, ni ukuvuga passion no kuba ikintu ujya wumva buri munsi, ikintu wumva muri wowe kikugarukamo kikagutera imbaraga zo kugikora, ikintu wicara utuje ukumva nicyo kikujemo, wareba ukabona nicyo kiri kuza, buri ugize amahirwe ukakikacinga ukakimenya, second step following. So mu kugitangira ni struggle, no kugira ngo ugikore iki ushobora kubona yuko uri mu murongo utariwo, ariko uko ukakipinga mwaka wa mbere 2-3 hari igihe bigera bikaboominga bikaza. Ndikumva mu buryo turi kuganira kuvuga wenda nko kuri passion, hari abantu benshi usanga wenda iyo tuje hano, hey ngwino hano harimo amafaranga, ngwino ukora ibi, muze tukorera amamiliyoni, ugasanga icyo kintu cy'ubudasa cyo uri kuvugaruka wavuga cyane kuri passion, abantu benshi ntabwo ari cyo bari gukurikiza, ahubwo bavuze ati hano hari ibintu birimo amafaranga, ngwino ubikore. Kandi inshuro nyinshi ku isi ni realite y'isi, demand na supply bigomba kuba bitandukanye, ni ukuvuga ngo abagomba gukonsuminga cyangwa abantu bagomba gukoresha produit yawe cyangwa runaka, buri gihe bagomba kuba baruta abari kuyitanga, kugira ibyo bintu bikunde. Bivuze ngo niba wabwiye abantu ngo muze mwese muri ibi kubera arimo amafaranga, bamwe bajemo kubera nta passion bafite yabyo, bazaba bari kubikora nabi, ntabwo bazayabona kimwe. Ikindi uzaba wishe ya shene ituma buri muntu akurikira ibyo ashoboye n'ibyo akunze n'ibituma abyuka buri gitondo abikora. Nawe hari umuntu uri muri backstage agize neza yazano tubwire kuri yazano ibyo avuga bibaho muri passion yawe, ikintu wari ibyo bibaho kuko iyo ufite the friends like nk'uri muri backstage udashaka kugaragara, hari igihe akubwira ati reka tujye muri ibi, ibyo bifite amafaranga. So nk'ibyo terme wari uri gukoresha ngo ugasanga umuntu ari guhamagara abandi ati ngwino hano harimo amafaranga, ibyo tubizi muri iki gihugu ntabwo ari ibintu biri nuza, ni ibintu bizwi. Ugasanga abo bantu umuntu yimukiye muri state runaka bitewe n'ikintu gihari, ngwino harimo amafaranga, ariko mu by'ukuri giye ku giti cyanjye ukuntu mbifata, wowe wahamagaye abantu ngo ahantu harimo amafaranga, ayawe wayabonye, ntabwo uzaza azabona ngayawe, wagiye kubivuga warageje gukura bayawe. So wishaka kwirukira kuri uwo muntu, icara ubyige urebe nimba ari ibintu byari bikurimo bidahinduye. Okay, nkuko yarabivuze nanjye byabayeho, twese tugira ama challenge abaho mu buzima bwa buri munsi. Wari uri gukora decoration uyivamo kubera abantu? Hari igihe nabikoraga, mu by'ukuri nafite ama business nk'abiri nyakora, iyo banjyana mu yindi. So yindi okay, banjyanye mu bintu byo gukora ama business y'amanuza y'amakamyo. Nyijyamo nshyiramo n'ayanjye, kuko wari wumvise ngo amakamyo yigeze kugira amafaranga. So
ushyiramo n'imodoka birakora ariko ukabona challenge zirimo n'icyo ukuramo nta hantu bihurira kandi nawe atari n'ibintu wakundaga cyane ngo uvuge ngo kuko nabyo birimo amafaranga nibyo byari nakubwira gukora ikintu kirimo amafaranga udafite iyo passion donc bitakurima atari ibintu byawe ntayibona so nibyo byawe ndi rero usanga umuntu ari muri domaine yiwe akakubwira atanu harimo amafaranga ngwino wowe ukinjiramo ukurikiye amafaranga ariko atari cya kintu cyari kikurimo nta kintu ushobora kugeraho so aribyo kenshi duhura kuko niyo challenge abantu benshi dukunda guhura nayo ko umuntu akudeviya muri gahunda zawe akagushyira muze wowe ukinjiramo ukurikiye ikintu kimwe ariko we yinjiyemo afite ibindi bintu kuko iyo ukunda ikintu uranakihanganira iyo uhuyemo n'ibibazo ariko iyo wakijemo kitakurimo umuntu yarambeshya ahubwo bigatangira kubreminga wa wundi wakuzanye ariyo yama ads tujya tubona hari igihe nko kuri ntuza naheza sharinga story y'inayi nzifite izo ads agashyiraho ads gwino hano tukorera amamiliyoni nkwereka uburyo abantu bakorera amamiliyoni ibyo bintu rimwe na rimwe biri byo ariko we yarayabonye oya hari n'igihe ariko ntabwo ushobora kuguhamagara ngo ubone nkaye uzanacunge uriya muntu ujya uduhamagara yuje ukitaba ukumva ibyo ari kukubwira bijya birangira akubwira duke none akakubwira ngo kugira ngo ubwire ibindi ubone banza wishyura bivuze ngo we target iyo ni ukugira ngo abonemo ariya ugomba kwishyura premium wa subscription uvuga nabona abantu benshi bishyura amafaranga ntihazakuraye hari umuroro wo kubasereza ari kuvuga ngo kuri iyi si hari ahantu urabona umuntu mwiza w'umwana mwiza wakoreye uvuga ngo akora 1,100 ku mwaka ku kwezi 1,100 ku kwezi ngo urabona nabonye ari byiza ukuntu ndi kuyakorera ndashaka nawe uze nawe uyakorere so mu by'ukuri bibaho ko ushobora kuyakorera ukanereka mugenzi wawe inzira ariko si uwo muntu weretse inzira mutekereza kimwe kuko wowe wayabonye ufite ukuntu utekereza ufite ukuntu ukora ufite imbaraga ushyiramo uwo muntu uzanye mutekereza kimwe mukora kimwe ashobora kuba anakurenza icyo gihe azabona 200 wowe wabonaga 100 ariko wifata uwo muntu ngo agomba kuzabona 100 kandi mutameze kimwe mudafunctiona kimwe mudakora kimwe mutihanganira ibintu kimwe byaba rero byo ubona mu ma business menshi yagiye boominga hano muri Amerika muri communities zabimukira ati wenda muze hano hari zizwi twavuga ntago muze muri sober living hano turi gukorera amamiliyoni abantu bose bakaza bakayikora hari ama home care muri Maine yigeze kuboominga abantu bose bakijyaho nibyo wavuze by'amakamyo abantu bose bakajya muri business yo gutwara cyangwa no gukoramo business ariko nko mu minsi mike wabara nk'abari babigiyemo mbere nk'imyaka nk'itatu itanu ugasanga benshi abari babikora babivuyemo ahubwo harimo abashyashya kubera ko usanga wenda baragiyemo kubera iyo mpamvu uri kuvuga ati urugero niba abantu bose baje gukora ibintu icyarimwe ugata n'ibyo wari ufite ukahita ugenda ntabwo ari uko iyo business itariyo kuko irakora n'ubu tuvugana tuvuge nka sober living n'ubu tuvugana zirakora why abenshi bo tuzi muri community bataba bakizikora nibyo bya bindi winjiyemo utazi challenges z'icyo kintu winjiyemo kuko wandi waguhamagaye ntabwo ari buguhe inzira zose nawe challenges yagiye ahura nazo so ukinjiramo nabi iyo winjiyemo nabi muri icyo kintu ufite wowe mu mutwe wawe wishyizemo ko ugiye kubona amafaranga ariko ntabwo uzi inzira yo kubona ayo mafaranga kuko hari inzira hari ibyangombwa hari aho ugomba gukorana n'abantu n'uburyo ugomba gufunctiona kugira ngo umunsi ku munsi ibyo bintu bikunde muri wowe n'amafaranga ndashaka amafaranga uyu muntu yambwiye ko ahantu harimo amafaranga so wherever inzira yose uri bunyuremo kugira ngo ayo mafaranga uyabone hari step ushobora gusimbuka ishobora kugushyira muri trouble so first of all reba uri kwiyumva muri icyo kintu then tekereza ese kugira ngo iki kintu nkigereho ni yihe step ndi bukoreshe ni yihe step kugira ngo iki kintu nkigereho dusacinge kuko internet ni ikintu ibereyeho kuko burya abantu ntabwo tugikwiriye kubaza abantu cyane tukwiriye kubaza internet reka twivugire ku byacu alright so Claude ugeze muri iki gihugu ubwo tugiye kuvuga urugendo rwawe n'uburyo waje kudevelopa passion yawe ikaba ariyo igutunze uyu munsi wa none kuva igihe waziye ugeze hano wenda natanye nkubaza waje gute kuba abantu benshi iyo ntuza nayo igituma ugisanga
iri mu nzira igituma abantu wenda baba stuck cyangwa baguma aho bari kwitwaza wenda background naje gutya ibintu nk'ibyo, wenda babwira nka story ya challenges zawe wenda uburyo waje n'uburyo wajya gutekereza kuntu uzaza muri Amerika ibintu nk'ibyo. Kera bajyaga bavuga ngo aga story bajyaga bavuga ko nari mfite famille yari ituye inaha, bajya baza bakavuga ngo haje wa muntu uturanye n'ijuru ngo ubura santimetero imwe ngo akore ku ijuru. Nyine urumva ko na Amerika hadiri iri hafi, Amerika na Canada biri hafi kuba wahita ukora ku ijuru, so ukurikije abantu bo muri bo hasi. So ngiye kuza kwanjye n'urugendo nyine navuga nateguye, kuko nari mfite amashuri nari ndimo, nzanje n'ubundi gukomeza iby'amashuri no kureba umufasha wanjye. So nibwo ubuzima bwa switchinze mvuye aho nari ndi kwiga hamwe. Wigaga kuri kujya ugenda uduhisha Claude ari kuduhisha ibintu byinshi, ntabwo ndi kubahisha, so muri genero. So nigaga mu by'ukuri ahantu nigaga ni igihugu cyiza nacyo, nigaga mu Bushinwa. So mu Bushinwa niho nari ndi gukora PhD muri economy. So kuzina rero narazaga nkongera nkasubirayo, nza nko mu manama yango nabikoze nka twice. Kuvuga umuntu wigaga mu Bushinwa ufite n'ama PhD muri decoration uraje unsobanura urwo rugendo. Doesn't make sense. Yego. So wari ukora PhD muri economics muri China, muhe mujyi mu Bushinwa? Na Sichuan, ni province ya Sichuan ariko umujyi witwa Chengdu. Uvuga igishinwa? Kitangiye kugenda ariko cyari fluent imbere cyari cyo kwidebriya nyine cyarazaga, kuko urumva no mu ishuri twarakigaga twaragikoreshaga. Mwe mwigaga mu Cyongereza mu Bushinwa? Amasomo twaravangaga, hari amasomo yabaga ari mu Gishinwa yandi mu Cyongereza. So kuzina rero nahazaga mu makonferanse, ama presentation nigeze kuhaza gukora ya paper nari nanditse, so nza kuyipresenta hano muri Kentucky muri downtown mu nama. So nsura famille, nsura umufasha wanjye nawe yaratuye inaha, ndongera nsubira mu Bushinwa, nyuma nongera mfata icyemezo cyo kugaruka noneho bitewe nuko twari tumaze kumvikana no tugiye kurushinga ko tugiye gukora umuryango. So niko kudesida kuza. So PhD rero mu kuza naje ngeze igihe cya research, ariko naraswitchinze ku buryo mfata amasomo amwe namwe hano ubu ngubu nuko mbivanga n'akazi bikagenda. PhD waje kuyirangiza? Urumva ni programme nini, ni programme nini. Ngeze aha nabanje kujya mu buzima bwa buri munsi, usanga bitinze. Umwaka ushize nibwo, imyaka nk'ibiri itatu ishize nibwo nongeye kubikora, nkora ama transfer n'ibiki byose, ku buryo 60% y'amasomo. Wow. So nuko mbivanga n'akazi ka buri munsi, ugasanga kubera kuba busy hari ama semesters dropinze, ubundi ukongera ukabikomeza. Ariko still uri kwiga ku university ihe uyikorera? Ni Liberty University. Iriya hari abantu iba Virginia. Ubwo ngiye kuvuga ngo Pennsylvania. Iba Virginia ni. Wow. Hako ntabwo nari nkazi. Amazing. No kurwana nabyo bya buri munsi. PhD ngo umuntu yari kuyikora ngo wayitangiye wageze kuri 60% ngo ariko uri kuyikora ngo ujye wicuza impamvu wayitangiye. Yes, it's so hard kuko urumva ni nkaho wowe ugomba kuba ari wowe wikoresha, kuko nta muntu ukuguidinga, nta niwe boss ku giti cyawe. So bigu creatingira kugira confidence kugira ngo ubashe kwikomeza. So niho bigoranira. Wayivanga rero n'ubuzima bwa buri munsi bw'iki gihugu cyangwa se ukuntu tubaye ubw'akazi, ugasanga niho ikomereye. Kuko ni ushobora kuyiga ukayirangiza ukayishyira ku ruhande, ariko nanone burya itsibera kuyivanga. Nk'uko umuntu aba yaratangiye afite n'umuryango, ntabwo wakwicara. Ugomba gutanga n'ay'ibirayi. N'ay'ibirayi ugomba kuyaza. Hari umuntu nigeze kumva muri background ari kuvuga ngo uvuze kuri Brian, avuga mo ikindi gihugu bagira Brian, naho wabayeyo?
Ubuhinde naho narahabaye. Ubuhinde niho nize masters muri economy. Ubwo babaye mu bihugu navuga ko China n'Ubuhinde biri mu bihugu economy yaho iri hejuru. Ni ibihugu biri develope. Nuko buri abantu babifata nkaho special ibihugu byo muri Aziya babifata nkaho bidafite imbaraga. Ariko nk'iki gihugu kirabizi kirabati ni ibihugu bitinya bira bihugu byo muri Aziya, especially Ubuhinde na China ni ibihugu bifite economy nini. So kuba naragize amahirwe yo kujyayo hari byinshi nyine umuntu yigirayo. So ndi no muri domaine ya economy, so kuburyo byari byoroshye kuba na accessinga bimwe muri economy yabo ukuntu bimeze. So n'amahirwe nageze yo kuba najya kuri. Ikihe kintu wigiyeyo muri ibyo bihugu bibiri, wenda tuvuge nko muri China ari igihugu giteye imbere ubu ngubu, deja ko twemeza ko economy yabo ishobora ku myaka iri imbere nkuko yabivuze bari kuyitinya, izaba iri hejuru n'iya Amerika barabitinya. Ni nk'ibihe bintu wigiyeyo uvuga ati I can use it na hano? Abashinwa burya ni aba hard work. Abashinwa barakora cyane, kandi abashinwa ni ba bantu ba mining business zabo. Like ubona umushinwa hari ikintu cyaya kinangaza nk'ahantu twari dutuye, kwa kundi umuco wacu mu gitondo ukora n'umuntu morning, how are you doing, umushinwa byuka mu mutwe we ari icyo umwana ahura no muri elevator ntashobora kugusuhuza. So ukabona n'umuntu uhangayikishijwe n'ikinabyutse mu gitondo agiye gukora. Kandi nanone yaba ari ku kazi ukabona n'umuntu ubiseriye ku kazi kiwe ari gukora kariko kose. So icyo kintu cyo gukora cyane narakibonye, nabonye bagifite. Ikindi n'abantu bazi gucreating udushya. Kuko nimba tunabona ibintu byinshi dufite biri develope kuri even nahangaha bituruka mu Bushinwa. So kubera ko akunda ari benshi, kugira ngo domine cyangwa ikintu cyawe kikundwe no gucreatinga ikintu gishyashya. So bagira innovation iri hejuru cyane. Ku buryo ugize amahirwe ukayiflowinga hari ibintu byinshi cyane ushobora kugira. Nawe byagufashije kuvuga ugomba gucreating ibintu? Okay, ntabwo busy ariko n'abantu nabonye yuko bashobora kuba bazi gucreating ibintu cyane, kuko ntabwo umushinwa akora ibintu bimwe. Kandi burya umushinwa azi gukora copy paste. Ashobora kubona ikintu akagikora exactly nkuko kiri kandi nubimenye. Alright. So Claude, wenda mukanya tugiye gusoza ikiganiro, ariko arashaka kugira wenda tugaruke kuri sujet twavugagaho uyu munsi. Ni gute umuntu w'umwimukira uje ugatangira ubuzima bushyashya ahantu ushobora kureba ikintu ukunze cyangwa se cyane kikuraza inshinga y'uvuga numva nshaka gukora ibi kuko nawe byayimeze, hanyuma ukanabasha kucyubaka utagetinga cyangwa se ushaka ko kigera ku bantu benshi. Wavuze ukuntu n'ubu ukora PhD, biranantangaje cyane, ntabwo nari mbikuziho. Biri rocky. PhD ariko still kavuga ati let me do this. Ukaza ugatangira ubuzima, ntabwo ngo wigeze ukora muri warehouse. Ntabwo nigeze nkoramo habe na rimwe. Waraje nese umukiriya wa mbere wese umubona wa decoration? Umukiriya wa mbere burya nibyo navugaga, kuza ugafollowinga passion yawe ariko ugatangira gutegereza challenge. Iyo ugitekereza ikintu twebwe dufite defo yuko iyo dutekereje ikintu tuhita tubona aho cyarangiriye. So tangira aho hasi, kuko nimba naravuze ngo ngiye gutangira ino business y'ama event, natangiriye ku dupari dutoya, ama birthday. So ntangirira ku mwana wanjye, I think yari anniversary y'umwaka umwe cyangwa se bride shower, ibintu nk'ibyo. So uje akabibona, ndabona nari byiza, nkomera kuri anniversary y'undi muturanyi, nkorera undi anniversary y'undi muturanyi, nkora parino y'abantu bari basezeranye. Umuvandimwe umwe arambwira ati ariko ndibukona wakora ubukwe, ndabufata. Ati kabambane biravamo to. Ndabukora mbona buvuyemo, then mbanatangiye mfatiraho kuva umunsi uzwi kuri decoration. Iyo decoration nkora ntabwo mvuga ngo niyo ngomba guhagarariraho, kuko igifite ibindi bintu byinshi bishingiyeho. So ushobora kuba wakoramo nka business ikaba nini, atari kuvuga no kujya kudekora gusa.
Alright, so gira inama abantu badukurikiye, harimo abantu bakora ibindi bintu bitandukanye, harimo abafotogarafe, usanga nk'abantu bafotora benshi agenda kare nzimo ugifotora ndakwamamaje uraza kunyishyura, nzimo ufotora turahura kenshi nanjye reka mbikore, akaba yanaza ati ubundi bimeze bite, nyereka ukuntu babikora, agahita abikora nawe n'undi ariko tagetinga abantu gusa ibyo byo nibyo kuza ukavuga ati reka targeting ikintu nshaka, then ukavuga ati reka negere kanaka kuko niwo birimo kwa kwiyumvamo yuko ugishaka. Iyo uje wa muntu ukamwereka yuko uri ready nacyo, so ashobora kugufasha. So nimba ari gufotora, nimba ari guteka, mu ma-event habamo, burya mu ma-event habamo ibice byinshi. Suppose nko mu bukwe harimo kudekora, MC, gufotora, uwa keke, watetse. Buriya abantu bakora ubukwe baspendinga amafaranga mu bintu byinshi bitandukanye, kandi bayaha abantu. So ushobora kuvuga ati ngewe reka ni specialize muri iki kintu, wamara kwispecialize muri icyo kintu ukaba watajya suppose nka keke, ukajya na keke buri bukwe. Noneho capacity y'iyo keke wakoze, uburyo wa designinze, uburyo iryoshyemo, wa muntu wayiriye akurangira ubundi, wa wundi wayiriye akakurangira ubundi. Iyo byibuze umaze kugira byinshi bitandukanye muri za community zacu, uravuga reka noneho nshake n'abantu bo hanze. So ushobora kwitanga utagendeye ku ruhare rw'amafaranga cyane, ariko ufite target yo kugira ngo ugere ku kintu, ugire experience. Kuko hari ibintu twe twitiranya, hari ukuvuga ngo akazi nimba nkinjiyemo ndashaka amafaranga. Banza ugire experience, ugire na trust, then amafaranga arizana. Kuko amafaranga aza nyuma. Ariko niwinjiramo muri wowe mu mind yawe iriya business irimo amafaranga, ukinjiramo utekereza amafaranga, uzakora nabi. Ariko niwinjiramo ari ikintu kikurimo, ugatanga service nziza, ugakora ikintu gifite karite, bibaho ko muri ako kazi uri gukora bishobora kwanga. Kuko ntabwo ibintu bihora, kera bajya bavuga ngo ntabwo ibintu byose bihora ari Sunday, right? Ibintu byose ntabwo bihora ari ku cyumweru. Ntabwo ibintu byose bihora ari ku cyumweru. Ariko nimba wagize up and down, kuko ubu no kwiga. Nimba hari aho wakoze nabi, wize ya buto wambajije urayikanda, ugatekereza ukavuga ati ahantu nkoze nabi, reka ngerageze kuprovinga for the next event. So ntabwo ukanda ya buto ngo usubire inyuma ujye gukora ya event warangije, kuko iba yarangiye wanayikoze nabi. Ariko iyo ukanze ugatekereza ku yindi zaza, ugerageza kugenda ubikosora. Rubajije ko gukora muri Amerika ari ukuba ukora muri warehouse gusa. No, reka mbabwire buriya kwikorera bigira amafaranga. Urakize rero. Oya, ntabwo mfite ndacyashaka. Impamvu mvuze ngo bigira amafaranga nuko bigira amafaranga ahoraho. So amafaranga ntabwo ari umubare ufite kuri konti, kuko nukora muri iyo warehouse afite umubare. Ahubwo amafaranga ni yayandi ahoraho, aza agenda circulation. Muri economy yo circulation yawe iri kugenda neza, ubasha kupayinga bills zawe, ukakora icyo ushaka, wumva imibare yawe ukabona ko itajemo ibihekane, niko tubajya bavuga. So icyo gihe biba biri. So, iyo wikoreye rero hari ikintu cya mbere ugira freedom. First of all, uba free muri wowe no mu byo ukora. Ikindi cya kabiri, kwikorera bituma mind yawe iba open, so ugakura. Ntabwo uguma uri freeze, ntabwo freezing. Kuko nk'abantu bakenshi bakora mu ahantu hamwe, hari igihe usanga mu gitondo nabyutse na clockinze out, na clockinze in, na clockinze out. Ariko kuba yagira ikintu atekereza akavuga ati reka ni challenging iki kintu, so usanga bigoranye. So inama rero nagira abantu, igihe cyose wumva yuko muri wowe hari ikintu wumva wabasha, ntabwo bivuze ngo jya gukora nk'icyo ndari gukora. Wowe iki gihugu ni igihugu gifite opportunity, hari ibintu byinshi. Ni igihugu gifite abakonsuma bari ku rwego rwa mbere rw'isi, bakonsuminga to everything. Niyo mpamvu usanga China na Amerika bahangana, ugasanga Ubushinwa buciye bugufi kuri Amerika rimwe na rimwe. Nubwo Ubushinwa bubarusha abaturage benshi, ariko abanyamerika babarusha kukonsoma, kuko abanyamerika barekura amafaranga cyane. So ushobora gutekereza ikintu, ushobora kwicara hari ukavuga ati okay,
aba bantu ndi kubona bari gutambuka gutya yenda ugakeretinga akantu gatoya gakurura aba bantu 1 2 3 biragoye kuba wafata icyo cyemezo ngo kijyemo ariko iyo ugize amahirwe ukakijyamo ukagikomeza so utandukana na wa muntu waje ahita muri warehouse nkuko bari kubivuga cyangwa se ujya muri kakazi kandi so kwankuraje abantu kwikorera ni ibintu byiza bituma umuntu yopeninga mind yiwe bituma umuntu aba free bituma ugira freedom kuri financial zawe ukamenya ko bipanga byakunda bigakunda byakwanga bikanga we blaming wowe ubwawe yourself. Wow. Yeah. Ubu ndashaka umuntu yicare hano, umuntu wicaye ari inyuma birarangira tumuvuze aze hano imbere pe. Yicare hano. Ushatse kubikora yakwigira akangaki burya ni byiza nabitangira gute byageza kubyo ahisa ntwara akazi nanjye rero naza agatware ararenze. Okay, ikibazo ari kubaza sinzi niba cyumvikanye. Hari abantu baba bafite potential ntibazikore tuvuge yakabaye kuba ari umunyamakuru. So ati abantu batubize icyo yabuzaga ngo ni iki kintu cyakumotivye, ni iki kintu wabonye cyiza muri decoration ku buryo wumva ari cyo kintu wahitamo uri bukore ku buryo wagishishikariza n'abandi ku buryo wabonye ari ibintu byiza wakora? Yenda ni ikintu nabonye ko gihoraho kigira abakonsuma bahoraho bitewe gusa kigira period ariko byuzuye iyo period iyo yabaye koko kirabagira. So kuko amakwe tugira ntabwo amakwe azahagarara kuko urubyiruko rwacu ruhora rukora amakwe. Ikindi cya kabiri nabonye cyiza nuko nabonye yuko ni ikintu kirimo potential y'ibintu byinshi bitandukanye ushobora kuba wakora. Kuko nimba mvuze ngo ndakora wedding decoration ahubwo ni capable yo kuba nakora ama event nkuko nakoze hano, ni capable kuba nshobora kuba nakora na guverinoma yenda runaka nkategura nka event runaka hano yenda bagiye nk'ama conference. Ibyo ni ibintu nyine usanga nimba ni ikintu kimwe umuntu yinjiramo ariko kiba gifite imiryango myinshi. Ya urumva niba amakwe agira periode, inama ntabwo zigira periode zihoraho. Utuzi ama event runaka atandukanye so cyangwa se kuba worried ama event ama corporate event. So ni ikintu kimotiva kwa yuko kifite gihoraho. Ariko kuri wowe bitandukanye bavuze byatanangiranye na passion, ikintu wumva ushaka gukora. Passion yanjye ubundi no kwikorera. No kwikorera yenda nshobora kuba byarahuriranye nuko mfite niyo art kuko buriya nk'ama design usanga dukora ni ibintu biza gutya. Ntabwo atoke iyi design ndikubona yabera ahantu bitewe n'ukuntu mbonye hameze ukuntu hasa ukayi designinga ukabona ivuyemo. So iyo nekeza ko ntago biba bigoye ko ari ibintu umuntu yagira gute yapfa kujyamo gusa. Uragiyemo gutyo gusa ntiwamaramo kabiri. Gusa bikaba ari ibintu bigoye. Abantu batajya bagira ngo ni ibintu biri easy, ni ibintu bisaba imbaraga, bisaba gutekereza n'imbaraga. Dusoza umwaka ushize wakoze ama event angahe? Naba nkubeshye ariko ni menshi. Gusa uyu mwaka ni wo menshi modern y'umwaka ushize. Okay, good, growing. Alright guys, numva twungutsemo ibintu mu biganiro twagiranye na Claude. Turashyira muri link ibikorwa bye, abashaka nimero ye, abashaka gusura Instagram ye, wabwira n'abantu ahantu bagusanga? Nkorera hano kuri Bastand. Nkoresha kuri abantu benshi bakunda gukoresha ama Instagram ni NBG events. Niriho ushobora kujyaho ukabona more information zanjye, ngira website it's www.nbgevents.com and phone. Okay, muri ya decoration haba harimo ibintu bitandukanye. Aba rentinga different clothes, imyenda traditional imyenda ya traditional, ama sound n'imikenyero, ama sound byo gukoresha biraba serving aho mu kurya. Haba harimo even ama ibintu byinshi bitandukanye. Alright. So abatugana
bari karibu turabashyiraho discount abazaza bavuga ko ari C4D yabohereje discount ubwo nujya kureba Claude uzandikeho warebye ikiganiro ko ari C4D aya mafaranga discount arayemerewe. Alright, urakoze cyane. Ndizera ko hari ibintu twungukiye muri iki kiganiro. Ahanini ibintu twaganiragaho ni nko kuvuga ngo ibintu ukora ibyo ari byo byose, abari gukora ama business, abari kwikorera, abafotozi n'abandi bakora izindi business, real estate, insurance, ni business nyinshi usanga abantu benshi biwacu baba bari kugerageza gukora. Kuba professional, gufollowing a passion, cyangwa kuba ari ibintu bikurimo ukunze ukabyiga cyane ukabikora neza, hanyuma nyuma yo gusavinga abantu bacu dufite miliyoni 330 dufite miliyoni 330 z'abanyamerika. Iryo soko ni rinini cyane kandi bari tayari bakeneye na serivisi dukora. Twagura ibintu dukora kugira dusavinge n'abandi, noneho twaguke tube twagera ku rwego rwiza, abantu babashe kugira imirimo, banatange n'indi mirimo. Kuko ndakeka Claude niwe tayivuzeho, ntago iyi decoration yajya yikora wenyine, ujya utanga akazi, hari abantu benshi mukorana bose bakabona ibyo bakora. No muri iki gihe usanga abantu benshi babimukira bagira imbogamizi zo kubona utuzi, bibashe gukemuka nabyo tujye dutanga n'akazi. Ababibashije babikora, ababibashije tubibashe twese. Tubibashe twese. Alright, urakoze cyane. Ndizera ko ibiganiro nk'ibi ngibi tuzakomeza kubibaha, tubazanira abashyitsi beza nka Claude yaduha akamesaje kanyuma tugasoza ikiganiro. Ndashimiye cyane Tofa ku butumire bwe, nubwo nakomeje kumugora simboneke, ariko nanjye sinjye ni umwanya mutoya ngira umwanya muto cyane. N'ubu ngubu ngira ngo nagwaye iminota nk'aho ndahita ngenda kuba mfite abantu ngomba kujya kureba. Kuba bize ariko ni byiza. Ni stress. Ni stress kuko birangira ahubwo wenda kwiruka. Gusa ni byiza biraho. So ndagushimiye cyane, ndasimira C4D kuri uyu mwanya yamaye kuba ndi hano. Mbwira abantu yuko tugerageze gutekereza icyo twakwigezaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. So tugerageze gufungura ibitekerezo byacu, icyo ubashije uba ari cyo ugerageza. Wikurikira icyo undi yakora, ariko wowe witekereza icyo wumva ubashije, then ukicare ukigeho, ugitekereze, ugistartinge, utryinge, sometimes bishobora gukunda. Ati sometimes bishobora gukunda. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Welcome back again kuri C4D, naho ubutaha. Murakoze.